Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere turasoma umutwe w'amagambo uvuga ngo kuvuka kwa Samweli. Hariho umugabo w'i Ramatayimusofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu witwaga Elukana mwene Yerohamu mwene Eru mwene Toha mwene Sufi w'Umwefurayimu, kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana undi yitwaga Penina. Niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashye akajya i Shilo gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Finehasi, abatambyi b'Uwiteka, niho babaga. Umunsi Elukana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be. Ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga. Ariko rero Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara, kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye. Kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka, mukeba we yamubabazaga atyo, nicyo cyamurizaga akanka kurya. Maze umugabo we Elukana aramubaza ati, urarizwa n'iki Hana? Ni iki kikubuza kurya, kandi ni iki kiguhagarika umutima? Mbese sinkurutira abana b'abahungu 10? Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari bari i Shilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uw'iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati, uzagezaho isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye. Ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya y'umutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ibyo wayisabye. Hana aramusubiza ati, umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda, arafungura, mu maso ye ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Bukeye bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. Igihe gisohoye, Hana asama inda. Bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli ati, kuko namusabye Uwiteka. Maze uwo mugabo Elukana wo mu rugo rwe bose barahaguruka, bajya gutambira Uwiteka igitambo cy'uwo mwaka no guhigura umuhigo. Ariko Hana ntiyajyayo, abwira umugabo we ati, sinzajyayo umwana ataracuka, ariko namara gucuka nzamujyana kumumurikira Uwiteka ngo agumeyo iminsi yose. Umugabo we Elukana aramubwira ati, kora icyo ushaka, ugume aha kugeza ubwo uzamucutsa. Icyakora Uwiteka nakomeza ijambo rye. Nuko uwo mugore aguma aho, yonsa umwana we kugeza aho yamucukirije. Amaze kumucutsa aramujyana, ajyana n'amapfizi 3 na efa imwe y'ifu n'imvumba y'uruhu irimo vino, amujyana i Shilo mu nzu y'Uwiteka, kandi umwana yari akiri muto. Nuko babikira imfizi bazanira Eli umwana. Uwo mugore aravuga ati, Nyagasani, ndahiye ubugingo bwawe, ni jye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Uyu mwana ni we nasabye Uwiteka, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 2, tuhasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo ibyishimo bya Hana. Maze Hana arasenga ati, umutima wanjye wishimire Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Nawera nk'Uwiteka, kuko nta yindi mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo, ntimukabanye agasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose, kandi ari imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Imiheto y'intwari iravunitse,
kandi abasitaye bakenyerana imbaraga. Abari abakungu baraca inshuro, kandi abari abashonji baradamaraye. Ndetse uwari ingumba yabyaye karindwi, kandi uwabyaye benshi aracebye. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi abakuye ku cyavu, kugira ngo bicane n'ibikomangoma. Baragwa intebe z'icyubahiro, kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka, kandi nizo yayishinzeho. Azarinda ibirenge by'abakiranutsi be, ariko abanyabyaha bazacemererwa mu mwijima, kuko nta muntu uzanesha amaboko. Abarwanya Uwiteka bazavunagurika, azabahindiraho ari mu ijuru. Uwiteka azacira abo ku mpera y'isi imanza, kandi umwami we azamuha imbaraga. Azashyira hejuru ihembe ry'uwo yasize amavuta. Nuko Elukana asubira mu rugo rwe i Rama, kandi uwo mwana akorera Uwiteka imbere y'umutambyi Eli ibyaha bya bene Eli b'abatambyi. Kandi bene Eli bari ibigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Kandi abo batambyi uburyo bagenzaga ibitambo by'abantu bwari ubu: umuntu wese iyo yatambaga igitambo, umugaragu w'umutambyi yarazaga bagitetse inyama, afite icyuma cyarura inyama cy'ingobe eshatu, akagitikura mu isafuriya cyangwa mu ibirika cyangwa mu nkono ivuga cyangwa mu nkono. Ikintu cyose icyo cyuma cyajaburaga nicyo umutambyi yendaga. Uko niko bagenzaga abisirayeli bose babaga bagiye i Shilo. Ndetse batarotsa ibinure, umugaragu w'umutambyi yarazaga akabwira umuntu watambaga ati: menya amaze kokereza umutambyi, kuko adashaka izitetse, ahubwo arashaka imbisi. Kandi iyo umuntu yamusubizaga ati: nibamara kotsa ibinure urabona kujyana ibyo umutima wawe ushaka, nawe yaramusubizaga ati: oya, urazima nonaha, kandi nuzinyima ndazijyana ku mbaraga. Nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye abantu kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. Samweli akura. Nuko Samweli akorera Uwiteka akiri muto, yambaye efodi y'igitare, kandi nyina yajyaga amudodera agakanzu akakamushyira uko umwaka utashye, iyo yajyanaga n'umugabo we gutamba igitambo cy'umwaka. Kandi Eli asabira umugisha Elukana n'umugore we ati: Uwiteka akugwirize urubyaro kuri uyu mugore, akwituye uwo watuye Uwiteka. Nuko basubira iwabo, maze Uwiteka agendera Hana, yongera gusama inda, abyara abana b'abahungu 3 n'abakobwa 2. Uwo mwana Samweli akurira imbere y'Uwiteka. Eli acyaha abahungu be. Icyo gihe Eli yari ageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakoreraga abisirayeli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababaza ati: ni iki gituma mukora bene ibyo? Kuko njya numva abantu bose bambwira ingeso zanyu mbi. Reka abana banjye, ibyo numva bavuga si byiza. Muracumuza ubwoko bw'Uwiteka. Umuntu nacumura ku wundi, Imana izamucira urubanza, ariko si umuntu nacumura ku Uwiteka, ninde uzamumwitwariraho? Ariko ntibumvira se, kuko Uwiteka yashakaga kubica. Maze uwo mwana Samweli arakura, atona imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu. Umuhanuzi ahanurira Eli igihano kizamubaho. Bukeye haza umuhanuzi w'Imana asanga Eli, aramubwira ati: Uwiteka aravuze ngo, mbese siniyeretse umuryango wa so bakiri muri Egiputa mu buretwa bw'inzu ya Farawo? Sinamutoranije mu miryango yose y'Abisirayeli nkamugira umutambyi wanjye, akajya ku gicaniro cyanjye koserezaho imibavu, akajya yambara efodi imbere yanjye? Kandi sinahaye umuryango wa so ibitambo byose by'Abisirayeli byokejwe mu muriro? None ni iki gituma mutera imigeri ibitambo n'amaturo nategetse kuntambira mu nzu yanjye? Ukubaha abahungu bawe kubandutisha, mukitungisha ibyiza byo mu bitambo byose by'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ngo muhonjoke. Nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti: ni ukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Umva ye, iminsi izaza nzakuvutse amaboko wowe n'urugo rwawe rwa so, he kugira uwo muri mwe uzagera mu zabukuru,
kandi mu byiza Imana izaha ab'isi byose wowe uzabonera umubabaro mu nzu yanjye. Nta n'umwe wo mu nzu yawe uzagera mu zabukuru iteka ryose, kandi nihagira umuntu wawe uzasigara namukuye ku gicaniro cyanjye, azatuma usubiza amaso imutwe akubabaze umutima. Ab'urubyaro rw'inzu yawe bose bazajya bapfa bakenyutse, kandi ikizagera ku bahungu bawe Hofuni na Finehasi kizakubera ikimenyetso, bombi bazapfira umunsi umwe. Nzaherako nihagurukiriza umutambyi wiringirwa uzakora nk'ibyo mu mutima wanjye n'ibyo nibwira, kandi nzamwubakira inzu ikomeye. Azagenda mu maso y'uwo nimikishije amavuta iminsi yose. Nuko bizaba bitya, umuntu wese wo mu nzu yawe uzaba acitse ku icumu azaza amupfukamira amusaba agafeza n'agatore k'umutsima, amubwira ati, ndakwinginze umpe umurimo umwe w'ubutambyi kugira ngo mbone agatsima ko kurya. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 3 turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ihishurira Samweli ibizaba ku nzu ya Eli. Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe, itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Maze Uwiteka ahamagara Samweli nawe ati, karame. Arirukanka asanga Eli ati, nditabye kuko umpamagaye. Eli ati, singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Uwiteka yongera guhamagara Samweli, arabaduka asanga Eli, aravuga ati, nditabye kuko umpamagaye. Aramusubiza ati, mwana wanjye, singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka, kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Uwiteka ahamagara Samweli ubwa gatatu, arabaduka asanga Eli ati, nditabye kuko umpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana. Niko kubwira Samweli ati, genda subira kuryama, niyongera kuguhamagara umusubize uti, Uwiteka avuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yari ari. Maze Uwiteka araza ahagarara aho, aramuhamagara nk'ubwa mbere ati, Samweli, Samweli. Nawe ati, umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Uwiteka abwira Samweli ati, dore nzakora ikintu muri Isiraheli, uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Uwo munsi nzasohoreza Eli ibyo navuze ku nzu ye byose, uhereye mu itangira ryabyo ukageza mu iherezo ryabyo. Namubwiye ko nzacira inzu ye urubanza rw'iteka ryose, mbahora gukiranirwa yamenye, kuko abahungu be bizaniye umuvumo nababuze. Nicyo cyatumye ndahirira inzu ya Eli ni icyaha cy'inzu ya Eli ntikizahongererwa ikiru cy'igitambo cyangwa amaturo iteka ryose. Nuko Samweli araryama ageza mu gitondo. Bukeye akingura inzugi z'inzu y'Uwiteka, ariko atinya kubwira Eli ibyo yeretswe. Nuko Eli ahamagara Samweli aramubwira ati, mwana wanjye Samweli. Nawe ati, karame. Aramubaza ati, Uwiteka yakubwiye iki? Ndakwinginze numisha ikintu na kimwe mu byo yakubwiye byose, Uwiteka abiguhore, ndetse akurushirizeho. Samweli amurondorera byose ntiyagira icyo amuhisha. Nuko Eli aramusubiza ati, n'Uwiteka nakora icyo ashaka. Samweli arakura, Uwiteka abana nawe, ntiyakunda ko hagira ijambo na rimwe rya Samweli rigwa hasi. Nuko ab'Isirayeli bose uhereye i Dani ukageza i Berisheba bamenya ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Maze Uwiteka yongera kumubonekerera i Shilo, kuko yajyaga yiyereka Samweli n'ijambo rye i Shilo, kandi ijambo rya Samweli rigera ku b'Isirayeli bose. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 4 turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Abafilisitiya banyaga isanduku y'Uwiteka mu ntambara. Bukeye Abisirayeli batera Abafilisitiya bagandika ahateganye na Ebenezeri, Abafilisitiya nabo bagandika kuri Afeka. Abafilisitiya bateza urugamba kurwanya Abisirayeli, bagisakirana Abisirayeli baneshwa n'Abafilisitiya. Muri iyo ntambara bica abagabo nk'ibihumbi 4 mu rugamba rw'ingabo z'Abisirayeli. Nuko ingabo zigeze mu rugerero, abakuru ba Isirayeli barabazanya bati, ni iki gitumye Uwiteka tureka tukaneshwa uyu munsi imbere y'Abafilisitiya? Nimuze tujye kwenda isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, tuyikure i Shilo tuyizane aha, kugira ngo nigera muri twe dukize amaboko y'ababisha bacu. Maze abantu batuma i Shilo bavanaho isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Nyiringabo, wicara hagati y'abakerubi, kandi abahungu bombi ba Eli,
Hofuni na Finehasi babaga ku isanduku y'isezerano ry'Imana. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka igeze mu rugerero, Abisirayeli bose bavugira hejuru n'ijwi rirenga, isi irirangira. Abafilisitiya bumvise urusaku rw'amajwi yabo, barabaza bati, urwo rusaku rw'amajwi arenga ruturutse mu rugero rw'Abaheburayo ni urw'iki? Hanyuma bamenya ko hari isanduku y'Uwiteka isesekaye mu rugero rwabo. Nuko Abafilisitiya baratinya, kuko bavuze bati, Imana igeze mu rugero rwabo. Baravuga bati, tubonye ishyano, kuko ibyo bitigeze kubaho. Tubonye ishyano, ninde uzadukiza amaboko y'izo mana zikomeye? Izi ni zo mana zateje Abanyegiputa ibyago bitari bimwe mu butayu. Nimukomere murwane kigabo, mwa Bafilisitiya mwe, mutaba ibiretwa by'Abaheburayo nk'uko bari byo, murwane kigabo. Nuko Abafilisitiya bararwana, Abisirayeli baraneshwa, barirukanka. Umuntu wese yiroha mu ihema rye. Habaho kurimbuka kunini mu Bisirayeli. Hapfa ingabo zigenza n'amaguru inzovu 3, kandi isanduku y'Imana iranyagwa n'abahungu ba Eli. Hofuni na Finehasi barapfa. Umugabo w'Umubenyamini aturumbuka mu ngabo agera i Shilo uwo munsi, imyenda ye ishishimuwe, yishyize umukungugu mu mutwe. Ubwo yazaga, Eli yari yicaye ku ntebe ye iruhande rw'inzira, arangarijeyo, kuko yari yakuwe umutima cyane n'isanduku y'Imana. Nuko uwo mugabo ageze mu mudugudu avuga amacumu, ab'umudugudu bose bahinduka imiborogo. Eli yumvise ijwi ry'umuborogo arabaza ati, iyo midugararo ni iy'iki? Uwo muntu aza yihuta abibwira Eli. Kandi Eli yari amaze imyaka 98, amaso ye yari ahumye atakibona. Nuko uwo muntu abwira Eli ati, ni jye wavuye mu ngabo uyu munsi, nza ikubagahu mvuye mu ntambara. Aramubaza ati, byagenze bite mwana wanjye? Uwo muvuzi w'amacumu aramusubiza ati, Abisirayeli bahunze Abafilisitiya. Habayeho kurimbuka kw'abantu benshi. Abahungu bawe bombi, Hofuni na Finehasi, bapfuye, kandi isanduku y'Imana yanyazwe. Amaze kuvuga iby'isanduku y'Imana, Eli ahanuka ku ntebe ye, agwa ingazi ku gikingi cy'irembo, akuba ijosi arapfa, kuko yari umusaza kandi yiremereye. Yari amaze imyaka 40 ari umucamanza w'Abisirayeli. Umukazana we muka Finehasi yari atwite inda nkuru, yenda kubyara. Nuko yumvise izo nkuru y'uko isanduku y'Imana yanyazwe, kandi ko sebukwe n'umugabo we bapfuye, arapfukama arabyara, kuko ibise byamutunguye. Nuko ari bugufi bwo gupfa, abagore bamuhagaze iruhande baramubwira bati, witinya, ubyaye umuhungu. Ntiyabasubiza, ntiyabyitaho. Yita uwo mwana izina Ikabodi, ati, icyubahiro gishize kuri Isiraheli. Abivugishwa n'uko isanduku y'Imana yanyazwe, kandi n'ibya sebukwe n'umugabo we. Aravuga ati, icyubahiro gishize kuri Isiraheli, kuko isanduku y'Imana yanyazwe. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 5, turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo, isanduku y'Imana itsinda Dagoni, ikigirwamana cy'Abafilisitiya. Abafilisitiya bari banyaze isanduku y'Imana, bayikura kuri Ebenezeri bayijyana kuri Ashidodi. Isanduku y'Imana igezeyo, Abafilisitiya barayenda bayijyana mu nzu ya Dagoni, bayishyira iruhande rwa Dagoni. Maze Abanyashidodi babyutse kare, basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Barayegura bayisubiza aho yari iri. Bukeye bwabo babyuka kare, basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, kandi igihanga n'ibiganza bya Dagoni byaguye ukubiri n'umubyimba ku gitabo, hasigara umubyimba wayo gusa. Nicyo gituma abatambyi ba Dagoni n'uwinjira mu nzu yayo wese batarushya bahinguka ku gitabo cya Dagoni muri Ashidodi na bugingo n'ubu. Nuko rero ukuboko k'Uwiteka kwaremereraga Abanyashidodi n'abo mu butware bwaho, arabarimbura abateza ibibyimba. Abanyashidodi babonye bibaye bityo, baravugana bati, isanduku y'Imana ya Isiraheli nikagume muri twe, kuko ukuboko kwayo kwaturemereye hamwe n'Imana yacu Dagoni. Niko gutuma ku batware b'Abafilisitiya bose bateranira aho bari barabaza bati, tugire dute isanduku y'Imana ya Isiraheli? Barabasubiza bati, isanduku y'Imana ya Isiraheli muyihererekanye igere i Gati. Nuko bajyanayo isanduku y'Imana ya Isiraheli. Bamaze kuyihererekanya, ukuboko k'Uwiteka kurwanya urwo rurembo kurutera umubabaro cyane. Abo mu rurembo, aboroheje n'abakomeye, abateza ibibyimba bisesa ku mibiri yabo. Maze isanduku y'Imana bayohereza kuri Ekuroni. Abanya Ekuroni bayirabutswe iza, basakuriza icyarimwe bati,
bahererekanije isanduku y'Imana ya Isiraheli, none bayitugejejeho kutwicana n'abantu bacu. Baherako batuma ku batware b'Abafilisitiya bateranira aho baravuga bati, nimwohereze isanduku y'Imana ya Isiraheli isubire aho yari iri, yo kuzatwicana n'abantu bacu, kuko muri urwo rurembo rwose bari bihebeshejwe n'urupfu, kandi ukuboko k'Uwiteka kwabaremereye cyane. Abatapfuye batubutse ibibyimba, umuborogo w'ururembo ugera mu ijuru. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 6 turasoma umutwe w'amagambo uvuga ngo, Abafilisitiya basubiza isanduku y'Imana mu Bisiraheli. Isanduku y'Imana yamaze amezi 7 mu gihugu cy'Abafilisitiya. Bukeye Abafilisitiya bahamagara abatambyi n'abapfumu barabaza bati, iyi sanduku y'Uwiteka tugire dute? Mudusobanurire uburyo twayisubiza ahantu hayo. Barabasubiza bati, nimwohereze isanduku y'Imana ya Isiraheli, nimuyohereze yonyine, ahubwo muyisubizanye n'amaturo y'impongano mubone gukira, kandi muzamenye icyatumye ukuboko k'Uwiteka kutaretse kubagwa nabi. Barababaza bati, mbese twamutura turo ki ry'impongano? Barabasubiza bati, muture ibibyimba byacuzwe mu izahabu 5 n'imbeba zacuzwe mu izahabu 5, nk'uko umubare w'abatware b'Abafilisitiya ungana, kuko mwebwe mwese n'abatware banyu mwasangiye icyo cyago. Nuko muzicurishirize ibishushanyo by'ibyo bibyimba byanyu n'ibishushanyo by'imbeba zanyu zanduje igihugu, kandi muzubahe Imana y'Abisiraheli, ahari yabakuraho ukuboko kwayo no ku mana zanyu n'igihugu cyanyu. None se ni iki gituma mwinangira imitima nk'Abanyegiputa na Farawo ubwo bayinangiraga maze gukorera muri bo ibitangaza? Mbese ntibarekuye abo bantu bakigendera? Nuko nimwenda igare rishya muryitegurane n'inka 2 z'imbyeyi zitigeze gukurura, muzihambireho igare, muzikure izazo muzisubize mu rugo, maze mwende isanduku y'Uwiteka muyigereke ku igare, kandi ibintu by'izahabu by'umurimbo by'amaturo y'impongano mwohereje mubishyire mu gasanduku iruhande rwayo, maze mubyohereze bigende. Nuko murebe aho iri bunyure, nisubiza mu rugabano rwayo ikajya i Betishemeshi, tuzamenya ko ari Imana yaduteje iki cyago kingana gitya. Ariko nibitaba bityo, tuzamenya ko atari ukuboko kwayo kwatwishe nabi, tumenye ko ari ibyago byatugwiririye gusa. Nuko babigenza batyo, batoranya inka 2 z'imbyeyi bazihambiraho igare, izazo bazizirika mu rugo. Baherako bashyira isanduku y'Uwiteka ku igare, bashyiraho n'agasanduku karimo imbeba zacuzwe mu izahabu n'ibishushanyo by'ibibyimba byabo. Nuko izo nka ziboneza inzira y'ubusamo yose ijya i Betishemeshi, zigenda zabira inzira yose, ntizakebakeba iburyo cyangwa ibumoso. Abatware b'Abafilisitiya baraziherekeza bazigeza mu rugabano rw'i Betishemeshi. Uwo munsi ab'i Betishemeshi basaruraga ingano mu kibaya. Bubuye amaso babona isanduku iradutse, bishimira kuyibona. Nuko igare riza rityo no mu murima wa Yosuwa w'i Betishemeshi rihagarara aho igitare kinini cyari kiri. Baherako basa imbaho z'igare batambiraho izo nka, ziba igitambo cyoswa cy'Uwiteka. Abalewi bakuraho isanduku y'Uwiteka n'agasanduku kari hamwe nayo karimo ibintu by'izahabu by'umurimbo, babitereka hejuru y'icyo gitare kinini. Nuko uwo munsi ab'i Betishemeshi bahatambira Uwiteka ibitambo byoswa n'ibindi bitambo. Maze ba batware 5 b'Abafilisitiya bamaze kubireba, basubira kuri Ekuroni bw'igabe. Kandi ibi ni byo bibyimba by'izahabu Abafilisitiya batuye Uwiteka by'amaturo y'impongano. Kimwe cyari icya Ashidodi, ikindi cyari icy'i Gaza, ikindi cyari icya Ashikeloni, ikindi cyari icy'i Gati, n'ikindi cyari icya Ekuroni. Kandi n'imbeba zacuzwe mu izahabu nk'uko umubare w'indembo zose z'abatware b'Abafilisitiya ungana. Indembo zigoswe n'inkike n'ibirorero byo ku misozi, kandi umuhamya wabyo ni igitare kinini bateretseho isanduku y'Uwiteka, kikiriho n'ubu mu kwa Yosuwa w'i Betishemeshi. Hanyuma Uwiteka yica abantu b'i Betishemeshi 70, kuko barungurutse mu isanduku y'Uwiteka. Maze abantu barizwa cyane n'uko Uwiteka yabiciye abantu benshi. Ab'i Betishemeshi baravuga bati, ninde ushobora guhagarara imbere y'Uwiteka, ay'Imana yera? Mbese yava muri twe ikajya he? Nuko batuma intumwa ku baturage b'i
b'i Kiriyatiyeyarimu bati Abafilisitiya bagaruye isanduku y'Uwiteka, nimumanuke muyizamure ijye iwanyu. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 7 turasanga amagambo avuga ngo nuko ab'i Kiriyatiyeyarimu baraza benda isanduku y'Uwiteka, bayizamukana umusozi bayishyira mwa Abinadabu, maze bereza umuhungu wa Eleyazari kujya arinda isanduku y'Uwiteka. Uwiteka akiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Aho isanduku igereye i Kiriyatiyeyarimu hashize igihe kirekire cy'imyaka 20, ab'inzu ya Isirayeli yose bashaka Uwiteka barira. Maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikuremo imana z'abanyamahanga na Ashitaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, abe ari we mukorera Musa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Abisirayeli baherako bakuraho ba Bali na Ashitaroti bakorera Uwiteka Musa. Bukeye Samweli aravuga ati nimuteranye Abisirayeli baze i Misipa, nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Nuko bateranira i Misipa bavoma amazi bayabyarira imbere y'Uwiteka. Uwo munsi biyiriza ubusa baravuga bati twacumuye ku Uwiteka. Maze Samweli acirira Abisirayeli imanza i Misipa. Abafilisitiya bumvise ko Abisirayeli bateraniye i Misipa, abatware babo baherako batera Abisirayeli. Abisirayeli babyumvise bashya ubwoba ku bw'Abafilisitiya. Abisirayeli babwira Samweli bati ntuhweme kudutakambira Uwiteka Imana yacu, kugira ngo dukize amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yenda umwana w'intama ucyonka awutambira Uwiteka w'igitambo cyoswa kitagabanije, maze Samweli atakambira Abisirayeli ku Uwiteka. Uwiteka aramwumvira. Samweli agitamba igitambo cyoswa, Abafilisitiya bigira hafi kurwanya Abisirayeli. Uwo munsi Uwiteka ahindira ku Bafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya abaneshezwa imbere y'Abisirayeli. Abagabo b'Abisirayeli baherako baturumbuka Misipa, bagerekana Abafilisitiya babica umugenda babageza i Betikari. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Nuko Abafilisitiya baratsindwa ntibongera kurenga urugabano rw'Abisirayeli. Mu gihe cya Samweli cyose ukuboko k'Uwiteka kwibasiraga Abafilisitiya, kandi imidugudu y'Abisirayeli yari yaranyazwe n'Abafilisitiya igarurirwa Abisirayeli. Uhereye kuri Ekuroni ukageza i Gati n'urugabano rwayo, Abisirayeli barukura mu butware bw'Abafilisitiya, kandi babana amahoro n'Abamori. Nuko Samweli aba umucamanza w'Abisirayeli iminsi yose yo kubaho kwe. Kandi uko umwaka utashye yajyaga acuragana i Beteli n'i Gilugali n'i Misipa, acira Abisirayeli imanza muri iyo myanya yose, akajya asubira iwe i Rama, kuko ariho urugo rwe rwari ruri, agacira yo Abisirayeli imanza, yubakaho igicaniro cy'Uwiteka. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8 turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo abantu bisabira umwami. Samweli amaze gusaza agira abahungu be abacamanza b'Abisirayeli. Imfura ye yitwaga Yoweli, uw'ubuheta yitwaga Abiya. Bari abacamanza b'i Berisheba, ariko abahungu be ntibagendana ingeso nk'ize, ahubwo bakiyobagiriza gukunda ibintu, bagahongerwa, bagaca urwatsibera. Nuko abakuru ba Isirayeli bose baherako baraterana basanga Samweli i Rama. Baramubwira bati dore umusaza, kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe. None rero utwimikira umwami ajya aducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Ariko iryo jambo ribabaza Samweli ubwo bavugaga bati uduhe umwami wo kujya aducira imanza. Nuko Samweli abitura Uwiteka. Maze Uwiteka abwira Samweli ati emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari we banze, ahubwo ni jye banze, ngo nabe umwami wabo. Barakugenza nk'uko bajyaga bangenza muri byose. Uhereye umunsi nabakuriye muri Egiputa ukageza ubu, baranyimuye bakorera izindi mana. Nuko none ubemerere, ariko ubahamirize cyane, basobanure uburyo umwami azabategeka uko azabagenza. Nuko Samweli asobanurira abantu bamusabye umwami amagambo y'Uwiteka yose. Aravuga ati uku niko umwami uzabategeka azabagenza. Azatora abahungu banyu abatoranize gukora iby'amagare ye no kuba abo kugendera ku mafarashi be. Azabagira abasibanira imbere y'amagare ye, kandi azabatoraniriza kuba abatware b'abantu 1000 n'abantu 50. Abandi azabagira abahinzi be n'abasaruzi be
n'abacuzi b'intwaro zo kurwanisha n'ab'ibyuma by'amagare ye, kandi azatorera abakobwa banyu gukora imibavu no kuba abatetsi n'abavuzi b'imitsima, kandi azatora imirima yanyu n'inzabibu zanyu n'imyelayo yanyu ibiruta ibindi ubwiza, abihe abagaragu be, kandi azabaka amakoro y'igice kimwe mu icumi cy'imbuto zanyu n'icy'inzabibu zanyu, ay'abatware be n'abagaragu be, kandi azabanyaga abagaragu banyu n'abaja banyu n'amatungo yanyu n'inyamibwa n'indogobe zanyu, abikoresha imirimo ye. Azenda igice kimwe mu icumi cy'amatungo yanyu, kandi muzaba abagaragu be, maze uwo munsi muzaborozwa n'uwo mwami mwitoranyirije, ariko uwo munsi ntacyo Uwiteka azabasubiza. Ariko abantu banga kumvira Samweli baravuga bati, biramaze, turashaka umwami wo kudutegeka, kugira ngo natwe duse n'andi mahanga yose, umwami wacu ajye aducira imanza, ajye atujya imbere, aturengere mu ntambara zacu. Nuko Samweli amaze kumva amagambo yabo, abantu bose abisubiriramo Uwiteka uko bingana. Uwiteka asubiza Samweli ati, bumvire ubimikire umwami. Nuko Samweli abwira Abisirayeli ati, umuntu wese nasubire mu mudugudu w'iwabo. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 9 turasoma umutwe w'amagambo uvuga ngo, Sawuli ashaka indogobe zabo zazimiye. Hariho umugabo w'umubenyamini witwaga Kishi mwene Abiyeli mwene Serori mwene Bekorati mwene Afiya umwami w'umubenyamini, umugabo ukomeye w'intwari, kandi yari afite umuhungu mwiza w'umusore witwaga Sawuli. Nta muntu n'umwe mu Bisirayeli wamurutaga ubwiza, kandi yasumbaga abantu bose bamugeraga ku rutugu. Bukeye indogobe za Kishi se wa Sawuli zirazimira. Kishi abwira umuhungu we Sawuli ati, ubu ngubu jyana umugaragu wacu umwe mujye gushaka indogobe. Nuko arahaguruka anyura mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu no mu gihugu cy'Isharisha, ntibazibona. Maze banyura mu gihugu cy'Isharimu barazibura, banyura mu gihugu cya Benyamini naho ntibazibona. Bukeye bagera mu gihugu cy'Isufi. Sawuli abwira umugaragu bari kumwe ati, hoshi dusubireyo kugira ngo data atareka guhagarikira indogobe umutima, akaba ari twe awuhagarikira. Nawe aramubwira ati, muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana, kandi n'umuntu wubahwa, ibyo avuga byose bijya bisora rwose. None tujyeyo, ahari yadusobanurira iby'uru rugendo rwacu turimo. Sawuli abaza umugaragu ati, ariko se nitujyayo turamutura iki, ko impambi ishize mu nkangara zacu, kandi tukaba tudafite impano yo gushyira uwo muntu w'Imana? Mbese dufite iki? Uwo mugaragu yongera gusubiza Sawuli ati, dore mu ntoki zanjye mfitemo igice cya 4 cya shekeli y'ifeza, nicyo ndi buture uwo muntu w'Imana kugira ngo atuyobore. Kera kose mu Bisirayeli umuntu wese iyo yajyaga gusobanuza Imana yavugaga ati, ngwino dusange Bamenya, kuko kuri ubu uwitwa umuhanuzi kera yitwaga Bamenya. Sawuli abwira umugaragu ati, uvuze neza, hoshi tugende. Nuko binjira mu mudugudu aho uwo muntu w'Imana yari ari. Bakizamuka mu mudugudu bahahurira n'abakobwa basohoka bajya kuvoma. Barababaza bati, Bamenya ariyo? Barabasubiza bati, ariyo, dore ari imbere yanyu aho. Wihute, kuko uyu munsi ariho asohoye mu mudugudu. None ubu abantu bagiye gutambira mu rusengero rwo ku Kanunga. Nimujya mu mudugudu uwo mwanya muramubona atarazamuka ngo ajye kurira ku Kanunga. Abantu ntibabasha kurya ataraza, kuko ari we usabira igitambo umugisha, maze abatowe bakabona kurya. None nimuzamuke muramusangayo nonaha. Baherako bazamuka bajya mu midugudu. Bakinjira muri wo bahubirana na Samweli asohotse ajya ku Kanunga. Samweli amenya ko Sawuli ari we Imana yatoranije. Kandi umunsi Sawuli arasuka, Uwiteka yari yaraye abihishuriye Samweli, aramubwira ati, ejo nk'amagingo aya nzakoherereza umugabo uturutse mu gihugu cya Benyamini, uzamwimikisha amavuta w'umwami w'ubwoko bwanjye Isiraheli. Niwe uzakiza ubwoko bwanjye amaboko y'Abafilisitiya, kuko maze kureba abantu banjye, kandi gutaka kwabo kwangezeho. Nuko Samweli akirabukwa Sawuli, Uwiteka aramubwira ati, dore nguyu wa muntu nakubwiraga, uyu niwe uzategeka ubwoko bwanjye. Nuko Sawuli yegera Samweli mu irembo ry'umudugudu, aramubwira ati, ndakwinginze nyobora aho inzu ya Bamenya iherereye. Samweli aramusubiza ati, erega ni jye Bamenya. None jya imbere tujye ku Kanunga, kuko uyu munsi muri busangire
nanjye, maze ejo mu gitondo nzagusezera ngusobanurira ibiri mu mutima wawe byose. Kandi rero iby'indogobe byo zimaze iminsi 3 zizimiye, ntiziguhagarike umutima, zarabonetse. Mbese iby'igikundiro byose byo mu Isirayeli bibikiwe nde? Si wowe se n'inzu ya so yose? Maze Sawuli aramusubiza ati mbese sindi umubenyamini wo mu muryango muto wo mu ya Isirayeli? Kandi se inzu yanjye si yo iri hanyuma y'ayandi mazu yose y'Ababenyamini? Ni iki gitumye umbwira bene ibyo? Samweli aherako ajyana Sawuli n'umugaragu we, abinjiza mu nzu y'abashyitsi, abicaza ku ntebe z'icyubahiro mu basangwa bari nka 50. Maze Samweli abwira umunyagikari we ati zana umugabane naguhaye nkakubwira kuwuhisha. Nuko umunyagikari aterura ukuguru n'ibyaku byose abihereza Sawuli. Maze Samweli aravuga ati ngurwo uruhisho rwawe, tereka imbere yawe urye, kuko wabihishiwe bikarindira igihe cyategetswe nk'irarika abantu. Nuko uwo munsi Sawuli asangira na Samweli. Bamaze kuva ku kanunga bamanuka mu mudugudu baherako burira inzu bajya kuganira. Bukeye bwaho bazinduka kare mu rubungabungo. Samweli ahamagara Sawuli ari hejuru y'inzu aramubwira ati haguruka ngusezerere. Nuko Sawuli arahaguruka asohokana na Samweli bajya hanze. Bakimanuka aho umudugudu ugarukira, Samweli abwira Sawuli ati bwira umugaragu wawe atambuke abe agiye imbere. Nuko abanyuraho ati ba uhagaze aho none aha mwumvishe ijambo ry'Imana. Igitabo cya Samweli cya mbere igice cya 10 cy'umutwe w'amagambo uvuga ngo Sawuli yimikishwa amavuta aba umwami w'Abisiraheli. Nuko Samweli yenda imerezo y'amavuta yamusuka ku mutwe, aramusoma aravuga ati mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka kwimikisha amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye? Nuko ubu numara gutandukana nanjye uraza gusanga abagabo 2 ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benyamini i Serusa. Barakubwira bati indogobe wari ugiye gushaka zarabonetse, kandi noneho so ntagihagaritse umutima w'indogobe, ahubwo ahagaritse umutima wawe. Ariho aravuga ati noneho iby'umwana wanjye ndabikikane, maze nutirimuka aho ukagera ku giti cy'umwera w'i Tabora, urahuriraho n'abagabo 3 bazamuka bashengerera Imana i Beteli, umwe ahetse abana b'ihene 3, undi yikoreye amarobo 3 y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Barakuramutsa baguhe amarobo 2 uyakire, maze uragera ku musozi w'Imana aho ingabo z'Abafilisitiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu urahuriraho n'umutwe w'abahanuzi bamanukana na neberu n'ishako n'imyirongi n'inanga, bibagiye imbere bava mu rusengero rwo ku kanunga. Urasanga bahanura. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo. Uhereko uhinduka ube umuntu mushya, kandi ibimenyetso nibigusohoraho ugenze uko bikwiriye, kuko Imana iri kumwe nawe. Kandi uzanange kugera i Gilugali, nanjye nzagusangayo nje gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Uzamareyo iminsi 7 unegereje kugeza igihe nzaza nkagusobanurira icyo ukwiriye gukora. Nuko agiteruka aho Samweli yari ahagaze, Imana imuha umutima mushya, maze uwo munsi bya bimenyetso byose birasohora. Nuko bageze kuri uwo musozi, umutwe w'abahanuzi uhura nawe. Umwuka w'Imana amuzaho cyane, ahanurana nabo. Maze abamumenyaga kera bamubonye ahanurana n'abo bahanuzi barabazanya bati mbese bibaye bite kuri mwene Kishi? Mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi? Umwe mu baturage baho arabasubiza aravuga ati mbese abo ni bene nde? Nicyo cyatumye biba iciro ry'umugani ngo mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Nuko amaze guhanura ajya ku kanunga. Se wabo wa Sawuli amubazanya n'umugaragu ati mbese mwari mwaragiye he? Aramusubiza ati twari twaragiye gushaka indogobe zacu, tubonye ko zibuze tujya kwa Samweli. Se wabo wa Sawuli aravuga ati ndakwinginze mbwira ibyo Samweli yababwiye. Sawuli asubiza se wabo ati yatweruriye ko indogobe zabonetse, ariko amagambo y'ubwami Samweli yavuze arayamuhisha. Bukeye Samweli ahamagaza abantu abateraniriza i Misipa imbere y'Uwiteka, abwira Abisirayeli atya ati
uku ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti nakuye Isirayeli muri Egiputa mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'abami bose babarenganyaga, ariko none mwanze Imana yanyu yabakizaga ubwayo mu byago byanyu byose n'imibabaro yanyu. None murayibwira muti ahubwo utwimikire umwami. Nuko none mwiyerekane imbere y'Uwiteka imiryango n'ibihumbi byanyu uko biri. Nuko Samweli yigeza hafi imiryango ya Isirayeli yose. Umuryango wa Benyamini uratorwa, yigeza hafi amazu y'umuryango wa Benyamini. Inzu ya Matiri iratorwa, na Sawuli mwene Kishi aratorwa. Baramushaka arabura. Nuko bongera kubaza Uwiteka bati mbese hari undi usigaye wo kuza hano? Uwiteka arabasubiza ati nguriya aho yihishe mu bintu. Baragenda biruka baramuzana ahagaze muri bo abasumba uko bangana. Bamwe bamugera ku rutugu. Samweli aherako abwira abantu bose ati mbese mubonye Uwiteka atoranyije, ko ntawe uhwanye nawe mu bantu bose? Nuko abantu bose batera hejuru bati umwami aragahoraho. Nuko Samweli aherako asobanurira abantu imihango y'ubwami, ayandika mu gitabo agishyingura imbere y'Uwiteka. Maze Samweli asezerera abantu bose, umuntu wese ajya iwe. Sawuli nawe ajya iwe i Gibeya ajyana n'ingabo zimushagaye, izo Imana yakoze ku mutima. Ariko ab'ibigoryi bamwe baravuga bati mbese uriya mugabo azadukiza ate? Baramusuzugura banga no kumuha indabukiranyo, nawe arinumira. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 11 tuhasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Sawuli akiza ab'i Yabeshi y'i Galeyadi. Hanyuma Nahashi Umwamoni arazamuka agerereza ahateganye n'i Yabeshi y'i Galeyadi. Ab'i Yabeshi bose baramubwira bati dusezerane isezerano maze tuzagukorere. Nahashi Umwamoni arababwira ati niba mwemera ko mbanogora amaso y'iburyo tuzasezerano mbihindure igitutsi ku Bisirayeli bose. Abakuru b'i Yabeshi baramubwira bati ube uturetse iminsi 7 kugira ngo dutume intabaza zigenda igihugu cya Isirayeli no mu ngabano zacyo zose. Nuko niharamuka habuze wo kudutabara tuzagusanga. Nuko intabaza zijya i Gibeya kwa Sawuli batekerereza abantu ayo magambo. Abantu bose batera hejuru n'ijwi rirenga bararira. Uwo mwanya Sawuli aza akurikiye inka azivana mu murima. Arabaza ati abantu babaye bate ko barira? Bamutekerereza iby'ab'i Yabeshi. Sawuli yumvise ayo magambo umwuka w'Imana amuzaho cyane, uburakari buramuzabiranya cyane. Yenda inka 2 arazitemagura azohereza mu gihugu cya Isirayeli cyose. Arazibwira ati utazatabarana na Sawuli na Samweli uko niko inka ze zizagenzwa. Maze bafatwa n'umushyitsi uvuye ku Uwiteka, bahagurukira icyarimwe nk'umuntu umwe. Sawuli ababarira i Bezeki Abisirayeli bari 3,000, Abayuda bari inzovu 3. Nuko babwira zanabaza bati muzabwire ab'i Yabeshi y'i Galeyadi muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Nuko intabaza zirara zibibwira ab'i Yabeshi baranezerwa. Ab'i Yabeshi niko kubwira Abamoni bati ejo tuzabasanga mutugire uko mushatse kose. Bukeye bwaho Sawuli agabanya abantu mo imitwe 3, basesekara mu rugero rw'Abamoni mu museke, banesha Abamoni kugeza ku manywa y'ihangu. Maze abacitse ku icumu baratatana, haba ngo wabona na 2 bakiri hamwe. Maze abantu babwira Samweli bati ninde wavuze ngo harya Sawuli uwo ni we uzadutegeka? Zana abo bagabo tubice. Ariko Sawuli aravuga ati nta muntu uri bwicwe uyu munsi, kuko uyu munsi Uwiteka yarokoye Abisirayeli. Hanyuma Samweli abwira abantu ati nimuze tujye i Gilugali dukomerezeyo ubwami. Nuko abantu bose bajya i Gilugali bahimikira Sawuli imbere y'Uwiteka, bahatambira ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro imbere y'Uwiteka. Nuko Sawuli n'Abisirayeli bose barahanezererwa cyane. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 12 tuhasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Samweli yihanangiriza abantu. Nuko Samweli abwira Abisirayeli bose ati yemwe nabemereye ibyo mwansabye byose, mbimikira umwami wo kubategeka. None uwo mwami ajya bajya imbere, njyeweho ndashaje meze imvi. Kandi dore abahungu banjye muri kumwe muzi yuko nagenderaga imbere yanyu uhereye mu buto bwanyu ukageza ubu ndi hano. Nimunshinje imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta. Mbese hari uwo nanyaze inka ye, cyangwa hari uwo nanyaze indogobe ye? Ninde nariganije ibye? Ninde nahase, cyangwa ninde natse impongano ikamuma amaso? Baramusubiza bati ntabwo
waturiganyije kandi ntabwo waduhase, nta n'icyo wanyaze umuntu wese. Arababwira ati Uwiteka n'uwo yimikishije amavuta nibo bagabo bahamya uyu munsi ko ntacyo mwambonyeho. Baravuga bati niwe muhamya. Nuko Samweli abwira abantu ati Uwiteka niwe watoranyije Mose na Aroni akura ba sogokuruza mu gihugu cya Egiputa. Nuko none nimuhaguruke bahamirize imbere y'Uwiteka ibyo gukiranuka byose yabagiriranye na ba sogokuruza. Yakobo yaje muri Egiputa, bukeye ba sogokuruza batakambira Uwiteka. Maze Uwiteka atuma Mose na Aroni bakura ba sogokuruza muri Egiputa babatuza muri iki gihugu. Ariko bibagirwa Uwiteka Imana yabo, ibahana mu maboko ya Sisera umugaba w'ingabo za Hasori, no mu maboko y'Abafilisitiya, no mu maboko y'umwami w'i Mowabu, barabarwanya. Bukeye batakambira Uwiteka baravuga bati twaracumuye kuko twimuye Uwiteka tugahakwa kuri ba Bali na Ashitaroti, none dukize amaboko y'ababisha bacu tugukorere. Nuko Uwiteka atuma Yerubali na Bedani na Yefuta na Samweli abakiza amaboko y'ababisha banyu impande zose, mutura amahoro. Bukeye mubonye Nahashi umwami w'Abamoni abateye, murambwira muti ahubwo umwami niwe uzadutegeka, kandi Uwiteka Imana yanyu ari yo mwami wanyu. Nuko none dore umwami mwitoranirije kandi mwasabye, ngaho Uwiteka amaze kubaha umwami wo kubategeka. Icyampa mukubaha Uwiteka mukamukorera, mukamwumvira, ntimugomere itegeko rye, mwebwe n'umwami wanyu ubategeka, mugakurikira Uwiteka Imana yanyu. Ariko nimutumvira Uwiteka mukagomera itegeko rye, ukuboko k'Uwiteka kuzabakoraho nk'uko kwakoze kuri ba sogokuruza. Nuko none nimuhagarare murebe iki kintu gikomeye Uwiteka ari bukorere imbere yanyu. Mbese uyu munsi si mu isarura ry'ingano? None ngiye gusaba Uwiteka yohereze guhinda kw'inkuba n'imvura, maze muramenya murebe gukiranirwa kwanyu ko ari kwinshi mwakoreye imbere y'Uwiteka ubwo mwisabiye umwami. Nuko Samweli asaba Uwiteka, maze uwo munsi Uwiteka yohereza guhinda kw'inkuba n'imvura, abantu bose baherako batinya Uwiteka na Samweli. Nuko abantu bose babwira Samweli bati sabira abagaragu bawe ko Uwiteka Imana yawe twe gupfa, kuko twongereye ku byaha byacu byose iki cyaha cyo kwisabira umwami. Maze Samweli abwira abantu ati ntimutinye, ni ukuri ibyo bibi byose mwarabikoze, ariko noneho ntimukebakebe ngo mudakurikira Uwiteka, ahubwo mukorere Uwiteka n'imitima yanyu yose. Ntimugakebakebe, kuko ari ugukurikira ibitagira umumaro, bitarimo indamu cyangwa agakiza, kandi ari ubusa. Uwiteka ntazahemukira abantu be kubw'izina rye rikuru, kuko Uwiteka ubwe yishimiye kubihindurira ubwoko. Kandi ku bwanjye ntibikabeho ko ncumura ku Uwiteka nkareka kubasabira, ahubwo nzajya mbayobora inzira nziza itunganye. Mujye mwubaha Uwiteka gusa, mumukorere mu by'ukuri n'imitima yanyu yose. Murebe ibyo yabakoreye uburyo bikomeye, ariko nimukomeza gukora nabi muzarimbukana n'umwami wanyu. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Abafilisitiya bazinukwa Abisiraheli. Sawuli ubwo yimaga yari amaze imyaka 30 kandi amara imyaka 2 ku ngoma muri Isiraheli. Bukeye Sawuli yitoranyiriza abantu mu Bisiraheli 3,000, muri bo 2,000 byabanaga na Sawuli i Mikimashi no ku misozi w'i Beteli, abandi 1,000 babanaga na Yonatani i Gibeya y'Ububenjamini. Rubanda rusigaye ararusezerera, umuntu wese ajya mu rugo rwe. Bukeye Yonatani anesha abanyagihome cy'Abafilisitiya cy'i Geba. Abafilisitiya barabyumva, hanyuma Sawuli avugisha ihembe mu gihugu cyose kugira ngo Abaheburayo babyumve. Abisiraheli bose bumva bavuga ko Sawuli yanesheje abanyagihome cy'Abafilisitiya, kandi ko Abafilisitiya bazinutswe Abisiraheli. Abantu bateranira i Gilugali bakurikira Sawuli. Nuko Abafilisitiya bateranira kurwanya Abisiraheli. Bari bafite amagare 3,000 n'abagendera ku mafarashi 6,000 n'abantu bangana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ubwinshi. Barazamuka bagandika i Mikimashi iburengerazuba bw'i Betivani. Abisiraheli babonye ko bari mu kaga kandi ko abantu bashumbirijwe, bihisha mu mavumo no mu bishugi no mu bitare no mu bihanamanga no mu myobo. Kandi bamwe mu Baheburayo bari bambutse Yorodani bajya mu gihugu cy'i Gadi n'i Galeyadi, ariko Sawuli we yari akiri i Gilugali. Abantu bose bamukurikira bahinda umushyitsi.
Ubwira bwa Sawuli. Sawuli amarayo iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse, ariko Samweli ataraza i Gilugali abantu baratatana bamushiraho. Nuko Sawuli aravuga ati nimunzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko turi amahoro. Aherako atamba igitambo cyoswa. Akimara gutamba Samweli abaraje, maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramutse. Samweli aramubaza ati ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati nabonye abantu banshizeho batatana, nawe nitwaje mu minsi yategetswe. Nawe niwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira i Mikimashi, bituma nibwira nti ubu ngubu Abafilisitiya bari bumanukire i Gilugali bantere, kandi narahendahenda Uwiteka ngo ampe umugisha. Nicyo gitumye nihata namba igitambo cyoswa. Maze Samweli abwira Sawuli ati wafuditse, ntiwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka aba akomeje ubwami bwawe mu Isirayeli iteka ryose, ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka, kandi niwe Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Nuko Samweli arahaguruka ava i Gilugali ajya i Gibeya y'i Benyamini. Sawuli aherako abara abantu bari kumwe nawe babanga 600. Maze Sawuli n'umuhungu we Yonatani n'abari kumwe nabo bicara i Geba y'i Benyamini, ariko Abafilisitiya bagerereza i Mikimashi. Bukeye abanyazi b'Abafilisitiya bava mu rugero rwabo bica imitwe 3. Umutwe umwe unyura mu nzira ijya muri Ofura mu gihugu cya Shawuli, undi mutwe unyura mu nzira ijya i Betihoroni, uwundi mu nzira yo mu rugabano rw'impinga rwitegeye igikombe cya Seboyoni cyerekeye mu butayu. Abisiraheli bakena intwaro zo kurwanisha. Icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isiraheli, kuko Abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko Abisiraheli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya, umuntu wese acyarishe uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo n'iryo gutyaza ibihosho. Nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bo bari babyitwaje. Nuko abanyagihome b'Abafilisitiya barasohoka bigira mu nzira nyabagendwa y'i Mikimashi. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 haravuga ngo Yonatani anesha ingabo z'Abafilisitiya. Bukeye Yonatani mwene Sawuli abwira umuhungu wamutwazaga intwaro ati ngwino twambuke tujye ku gihome cy'Abafilisitiya hakurya. Ariko ntiyabibwira se, kandi Sawuli yagumye aho i Gibeya iherera munsi y'igiti cy'umukomamanga i Miguroni, ari kumwe n'abantu nka 600 na Ahiya mwene Ahitubu mukuru wa Ikabodi mwene Finehasi mwene Eli umutambyi w'Uwiteka w'Ishiru wambaraga efodi. Ariko abantu ntibamenya ko Yonatani yagiye. Kandi hagati y'iyo nzira nyabagendwa aho Yonatani yashakaga kunyura ngo agere ku gihome cy'Abafilisitiya hari igitare gishongoje mu ruhande rumwe n'ikindi mu rundi ruhande. Kimwe cyitwaga Busesi, ikindi cyitwaga Sene. Igitare kimwe cyari gihagaze ikasikazi hateganye n'Imikimashi, ikindi ikusi hateganye n'Igeba. Yonatani abwira uwo muhungu wari umutwaje intwaro ze ati ngwino twambuke tujye ku gihome cy'abariya batakebwe. Ahari Uwiteka hari icyo yadukorera, kuko nta cyabuza Uwiteka gukiza, akirishije benshi cyangwa bake. Umutwaje intwaro aramusubiza ati kora ibiri mu mutima wawe byose, hindukira dore ndi kumwe nawe, ndakora icyo umutima wawe wibwira. Yonatani aravuga ati nuko rero twambuke tujye muri abo bagabo twigaraganze. Nibatubwira bati nimuhame aho tuhabasange, maze tuhahagarare twe kuzamuka ngo tubasange. Ariko nibavuga bati nimuze hano, turahera ko tuzamuke, kuko Uwiteka ari we uba batugabije, kandi icyo ni cyo kitubere ikimenyetso. Nuko bombi bigaragaza ku banyagihome b'Abafilisitiya. Abafilisitiya bababonye baravuga bati dore Abaheburayo basesurutse mu myobo bari bihishemo. Abanyagihome baherako babwira Yonatani n'umutwaje intwaro bati nimuzamuke tubone icyo tubereka. Nuko Yonatani abwira umutwaje intwaro ati nkurikira, kuko Uwiteka abatanze mu maboko y'Abisirayeli.
Nuko Yonatani yuriza amaboko n'amaguru n'umutwaje intwaro amuri inyuma, maze abanyagihome bagwa imbere ya Yonatani n'umutwaje intwaro, nawe abicamo amukurikiye. Muri urwo rugamba rwa mbere rwa Yonatani n'umutwaje intwaro bicamo abantu nka 20 mu kibanza gito nk'igice cy'umurima, maze mu rugerero hacika igikuba no mu misozi no mu bantu bose. Abanyagihome n'abanyazi nabo bahinda umushyitsi, isi yose ihinda umushyitsi, habaho umushyitsi mwinshi cyane. Sawuli agusha Abisiraheli isari. Abarinzi ba Sawuli b'i Gibeya y'i Bubenyamini babirabutswe babona inteko zishoka inkungugu zinyuranamo, maze Sawuli abwira abantu bari kumwe nawe ati, nimubare abantu murebe ko hari uwacu watuvuyemo. Bamaze kubara basanga Yonatani n'umutwaje intwaro batarimo. Sawuli abwira Ahiya ati, zana hano isanduku y'Imana, kuko muri iyo minsi isanduku y'Imana yabaga mu Bisiraheli. Ubwo Sawuli yavuganaga n'umutambyi, urusaku rwari mu rugero rw'Abafilisitiya ruriyongeranya. Sawuli abwira umutambyi ati, kuraho ukuboko kwawe. Nuko Sawuli n'abantu bari kumwe nawe bose baraterana bajya mu ntambara, basanga bacumitana inkota, umuntu wese na mugenzi we, baratatana cyane. Kandi hari Abaheburayo babanaga n'Abafilisitiya nk'ubwa mbere, bavuye mu gihugu gihereranye naho, bakajya mu rugero rwabo. Nabo barahindukira bifatanya n'Abisirayeli bari kumwe na Sawuli na Yonatani. Kandi Abisirayeli bari bihishe mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu bumvise ko Abafilisitiya bahunze, nabo babakurikirana muri iyo ntambara. Uko niko Uwiteka yakijije Abisirayeli uwo munsi. Hanyuma urugamba rwunamukana i Betivani. Maze uwo munsi Abisirayeli bararuha, ariko Sawuli yari yarahije abantu aravuga ati, havumwe umuntu wese ugira icyo arya butaragoroba, naramara guhora ababisha banjye. Nuko nta n'umwe muri bo wagize icyo arya, maze abantu bose bagera mu ishyamba, hari ubuki hasi. Bageze mu ishyamba basanga ubuki bushonga, ariko ntihagire umuntu wese ukoza intoki ze ku munwa, kuko batinyaga kurenga indahiro. Ariko Yonatani we ubwo se yarahizaga abantu ntarakumva, nicyo cyatumye arambura inkoni yitwaje ayikoza mu ngabo z'ubuki, abuhanaguza urutoki aratamira. Nuko amaso ye arahweza, maze umwe mu bantu aramubwira ati, so yihanangirije abantu arabarahiza ngo ugira icyo arya uyu munsi ntavumwe. Nuko abantu bagwa isari, maze Yonatani aravuga ati, data yagiriye abantu nabi, nimurore namwe uko amaso yanjye ahwejeje. Nuko numvise kuri ubwo buki, uyu munsi yaba abantu bariye ku masahu banyaze ababisha babo bagahaga, none tuba twarushijeho kwica Abafilisitiya. Maze uwo munsi bica Abafilisitiya uhereye i Mikimashi ukageza kuri Ayaloni. Ariko abantu bari baguye isari cyane, baherako biyahura mu minyago, banyaga intama n'inka n'inyana, bazisogotera hasi baziryana amaraso. Maze babwira Sawuli bati, dore abantu bacumuye ku Uwiteka, kuko baryanye inyama n'amaraso. Arababwira ati, mwariganije, nimumurikire ibuye ry'igitare murinzanire nonaha. Maze Sawuli aravuga ati, nimukwire mu bantu bose mubabwire muti, umuntu wese yanzanira inka cyangwa intama ye, muzicire hano muzirireho, mwe gucumura ku Uwiteka muryanye amaraso. Nuko muri iryo joro umuntu wese azana inka ye baziciraho. Maze Sawuli yubakira Uwiteka igicaniro. Icyo gicaniro nicyo cya mbere yubakiye Uwiteka. Abantu bakiza Yonatani amaboko ya Sawuli. Nuko Sawuli aravuga ati, nimuze tumanuke dukurikire Abafilisitiya iri joro, turare tubanyaga twe gusiga n'umwe. Aramusubiza bati, kora uko ushaka kose. Maze umutambyi arababwira ati, nimwigire hano twegere Imana. Sawuli agisha Imana inama ati, mbese nkurikira Abafilisitiya urabatanga amaboko y'Abisiraheli? Ariko uwo munsi ntiyamusubiza. Maze Sawuli aravuga ati, nimunyegere batware mwese, murebe mwitegereze icyaha cyakozwe uyu munsi icyo ari cyo. Marayika y'Uwiteka ujya akiza Isiraheli, naho yaba umwana wanjye Yonatani arapfa nta kabuza. Ariko ntihagira umuntu wo muri bo bose ugira icyo amusubiza. Maze abwira Abisirayeli bose ati, nimujye uruhande rumwe, nanjye n'umuhungu wanjye Yonatani turajya mu rundi. Abantu basubiza Sawuli bati, kora uko ushaka. Sawuli abwira Uwiteka Imana ya Isirayeli ati, erekana ukuri. Maze ubufindo bwerekana Yonatani na Sawuli, nuko abantu barakira. Sawuli arongera aravuga ati, nuko nimudufindire njye n'umuhungu wanjye Yonatani. Bwerekana Yonatani. Sawuli aherako abwira Yonatani ati, mbwira icyo wakoze. Yonatani aramubwira ati,
koko nakojeje umutwe w'intoki nari nitwaje mu mushongi w'ubuki ndumva, none rero nkwiriye gupfa. Sawuli aravuga ati Yonatani nudapfa Imana ibimore ndetse bikabije. Ariko abantu babwira Sawuli bati mbese Yonatani yapfa kandi ari we wazaniye Isiraheli agakiza kangana gatyo? Biragatsindwa turayo Uwiteka uhoraho, ntihazagira agasatsi na kamwe ko ku mutwe we gapfuka ngo kagwe hasi, kuko uyu munsi yakoranye n'Imana. Uko niko abantu bakijije Yonatani ntiyapfa. Nuko Sawuli arizamukira arorera gukurikira Abafilisitiya, n'Abafilisitiya nabo basubira iwabo. Sawuli amaze kwima ingoma ya Isiraheli arwana n'ababisha be bose impande zose, Abamowabu n'Abamoni n'Abanyedomu n'Abami b'i Soba n'Abafilisitiya, arabibasira aho yaganaga hose. Aba intwari, anesha Abamaleki, akiza Abisirayeli amaboko y'ababanyagaga. Kandi bene Sawuli ni aba: Yonatani na Yishivu na Malikishuwa. Amazina y'abakobwa be bombi, uwa mbere ni Merabu na murumuna we Mikali, kandi muka Sawuli yitwaga Ahinowamu umukobwa wa Ahimasi, kandi umugaba w'ingabo ze yitwaga Abuneri mwene Neri, se wabo wa Sawuli, kandi Kishi ari we se wa Sawuli, na Neri se wa Abuneri ni bene Abiyeli. Ku ngoma ya Sawuli yose habaho umurwano mwinshi cyane n'Abafilisitiya. Nuko Sawuli iyo yabonaga umuntu wese w'imbaraga cyangwa w'intwari yaramuhakaga. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 urasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Sawuli ategekwa kurimbura Abamaleki. Hanyuma Samweli abwira Sawuli ati Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli. Nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka Nyiringabo avuze ngo nibutse ibyo Abamaleki bagirira Abisiraheli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanye Abamaleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzababarire, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama n'ingamiya n'indogobe. Nuko Sawuli ahuruza ingabo azibarira Terayimu, hariho ingabo zigenza ibirenge 200 n'Abayuda inzovu. Bukeye Sawuli ajya ku mudugudu w'Abamaleki yubikira mu gikombe cyaho. Sawuli agezeyo abwira Abakeni ati nimumanuke muve mu Bamaleki ne kubarimburana nabo, kuko mwagiriye imbabazi Abisirayeli bose ubwo bavaga muri Egiputa. Nuko Abakeni bava mu Bamaleki, maze Sawuli yica Abamaleki uhereye i Havila ukajya i Shuri hateganye na Egiputa. Afata Miri umwami wabo Agagi, arimbuza rwose abantu bose inkota. Ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza, banga kubirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigaba kidafite umumaro baba ari cyo barimbura rwose. Samweli ahanira Sawuli ko atumva itegeko ry'Imana. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati nicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kunyoboka nasohoza amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka. Maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati Sawuli yasohoye i Karumeli kandi yishingiye urwibutso, nyuma arahindukira arakomeza amanukana i Gilugali. Hanyuma Samweli asanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati Uwiteka aguhire, dore nashohoje itegeko ry'Uwiteka. Samweli aramubaza ati ariko uku gutama kw'intama kunza mu matwi no guhogerana kw'inka numva bigenda bite? Sawuli aramusubiza ati bazivanye mu Bamaleki, kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Nuko Samweli abwira Sawuli ati ba uretse nanjye nkubwire ibyo Uwiteka yaraye ambwiye iri joro. Aramubwira ati ivugire. Samweli aravuga ati mbese nubwo wigayagane wagizwe umutware w'imiryango ya Isiraheli, Uwiteka ntiyakwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli, kandi akagutuma muri urwo rugendo akakubwira ati genda urimbure rwose ba banyabyaha b'Abamaleki ubarwanye kugeza aho bazashirira. None se niki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Sawuli abwira Samweli ati ariko kumvira numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Agagi umwami w'Abamaleki, n'Abamaleki ndabarimbura rwose. Ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza mu zarimburwaga,
kugira ngo babitambire Uwiteka Imana yawe i Gilugali. Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo nka terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba ku ngoma. Sawuli abwira Samweli ati naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe, kuko natinye abantu nkabumvira. Noneho ndakwinginze mbabarira icyaha cyanjye, kandi uhindukirane nanjye kugira ngo nsenge Uwiteka. Samweli abwira Sawuli ati sindi busubiranire nawe, kuko wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba umwami wa Isiraheli. Nuko Samweli agihindukira kugenda, Sawuli asingira ikinyita cy'umwambaro we uracika. Samweli aramubwira ati Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isiraheli uyu munsi, ayihaye umuturanyi wawe ukuruta. Ibera Isiraheli amaboko nibeshya, kandi niyihana, kuko atari umuntu ngo yihane. Sawuli aravuga ati naracumuye, ariko none ndakwinginze unyubahirize imbere y'abatware b'abantu banjye n'imbere y'Abisiraheli, tugarukane kugira ngo nsenge Uwiteka Imana yawe. Nuko Samweli arahindukira akurikira Sawuli. Sawuli asenga Uwiteka. Maze Samweli aravuga ati nimunzanire hano Agaji umwami w'Abamaleki. Nuko Agaji aza aho ari akimbagira, aravuga ati erega intorezo z'urupfu ziracitse. Samweli aravuga ati nk'uko inkota yawe yahinduraga abagore impfusha, niko na nyoko azaba impfusha mu bandi bagore. Nuko Samweli atemagurira Agaji imbere y'Uwiteka i Gilugali. Samweli aherako ajya i Rama. Sawuli azamuka ajya iwe i Gibeya ya Sawuli. Uhereye ubwo Samweli ntiyongera kuza kubonana na Sawuli kugeza aho yapfiriye, ahubwo aramuririra, kandi Uwiteka aricuza kuko yimitse Sawuli akaba umwami wa Isiraheli.